umwana n'Imana binyuze mu mwuka we. Hanyuma ubusabane Imana ishima kubukomeresha amaraso kugira ngo yishyure. Umusaraba urimo ibice bitatu. Icyambere, umusaraba uvuza ubutabera bw'Imana bwuzuye, kubera ko Imana ntibera, igira ubutabera, kandi igihembo cy'icyaha ni urupfu. Buri munsi Satani yaturegaga ibyaha, kandi akavuga ko Imana ibera, kuko Satani we yakoze icyaha aracibwa burundu, ariko umuntu akoze icyaha arimurwa, agahora arega ko Imana itagira ubutabera. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma icyo bita isezerano rishya ntabwo ari Matayo, Luka, Yohana, ahubwo isezerano rya kera rirangirana n'igihe Adamu yakoraga icyaha. Hanyuma kuva uwo munsi ibyabaye byose byashushanyaga isezerano rishya muri Kristo Yesu, kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Turashimira Yesu watwegereje irindi sezerano ritamena amaraso, ritavuga urupfu, ritavuga kugajuka. Turashimira Yesu wazana isezerano rishya. Muvuge ngo amen. Ndikumva ngiye gusoza. Ubu busabane bw'umwana n'Imana binyuze mu mwuka, kimwe kikaba mu kindi, nta na kimwe cyashoboraga gutandukanywa n'ikindi. Hanyuma Imana yari yarashimye kubana n'umuntu nk'uko ubana na madamu wawe. Ikabyuka mu gitondo ikamaze, mwaramutse, umeze neza, mu mafu ya munsi ikaza kumureba, bakaganira. Bakaganira, bakaramukanya, bagahobera, akayireba mu maso, akabona uburyo iteye. Hanyuma uwo mwanya bita Edeni ni umwanya wari mu Mana mo imbere, ntabwo ari umwanya wari mu gihugu cya runaka. Ni umwanya Imana yari yarakozemo ubusitani muri yo, hanyuma uwo mwanya iwugabira Adamu. Hanyuma muri uwo mwanya niho ibintu byose byaremewe. Muvuge ngo amen. Hanyuma Adamu yari ubumana bwuzuye kurenza uko ari umubiri byuzuye, kubera ko Adamu ntabwo yise amazina ibintu, kuko yari afite ibyuma bikurura ngo bimenye ngo ikintu kiri munsi mu mazi ni barene cyangwa ni isambaza. Oya, ahubwo yarebaga mu nyanja akahita amenya ibirimo byose, kubera ko yari afite ikibanza cy'ubumana cyuzuye. Amaze gukora icyaha atakaza ubumana bwuzuye, asigara ashakisha kimwe n'abandi, kuko ubuzima bw'ikimera butuye mu butaka, ubuzima bw'ibiva butuye mu kirere, ariko ubuzima bw'umuntu buteye mu Mana. Niyo mpamvu iyo umuntu avuye mu Mana atakaza ubuzima. Igice cyo hejuru cy'umuntu gitangira kuma, atangira gupfa. Niyo mpamvu mwese ntago mutegereje irimbi ngo mupfe, mugeze kure mupfa. Tugenda dupfa gahoro gahoro. Hari abapfuye umugongo, hari abapfuye amaso kugira ngo babone bashyiraho andi, hari abapfuye amaguru. Ikisigayemo ni umwuka, nawe uzashirira umunsi umwe. Ariko urupfu rwo tugenda dupfa gake gake. Yesu ukuntu wirukaga kera ubu wakwiruka? Tugeze kure dupfa. Umuntu rero uko ava mu Mana agenda apfa. Ubu hari abantu bahoranye umusatsi ariko utamenya ngo wagiye. Turemangingo dukora umusatsi twaragiye. Umuntu agenda apfa. Kubera umubiri wakuwe mu Mana burundu, niyo mpamvu kubaho kwawo ari guto. Uko igiti kivuye mu butaka kigenda cyuma, niko n'umuntu yavuye mu Mana agenda apfa. Imyaka yo kubaho kwa Adamu iragabanuka, hanyuma Adamu atakaza ubumana, kuko Imana rero igira urukundo rwinshi. Imana muri karagiteri z'Imana harimo love, urukundo.
niyo mpamvu abantu ikunda, ibaha affection, ibaha care. Niyo umuntu atakubwira ko agukunda, mu gitondo irabyuka ikakubwira ngo ndagukunda. Kandi abantu ikunda ibitaho, ntibasaza kimwe n'abandi. Ntiwamubona asa nabi mu maso, ahora aseka no mu byago, kubera ko keya y'Imana irusha ibibazo imbaraga. Niyo mpamvu umuntu ukunzwe n'Imana adakeneye indi affection ariyo yose ngo yumve ko akunzwe. Oya, akireba umusaraba gusa, arebye ibimenyetso bibiri biwuteranyije, ahita abona yo n'Imana ko ari ikintu kimwe kinyuze mu kindi. Muvuge ngo amen. Nukuvuga ngo ubuzima bw'umuntu n'Imana ikunda niwapfa kubitandukanya, kuko ni kimwe kinyuze mu kindi. Uko utasepara umusaraba, kuko umusaraba ni ikintu kimwe, ni igiti kimwe kinyuze mu kindi. Niko utatandukanya ubuzima bw'umuntu n'Imana bihuriye muri Kristo Yesu. Kutatandukanya Kristo n'Imana, niko utatandukanya umuntu yacunguye n'Imana. Ni kimwe kinyuze mu kindi. Bonda saigrere tonsa vota. Kimwe giteye mu kindi. Niyo mpamvu ubuzima bwa kimwe butuye mu kindi. Twebwe reka mbabwire nuko mujya mubona projecteur. Buriya projecteur ibintu project bifite isoko. Niyo wazana ibintu byose bisiba, ukajya hahandi yatunze urumuri, bya bintu byanditseho kabisi, ntago byahanagura, ntago bishoboka. Kugira ngo biriya bintu bibashe gusibama, biragusaba kujya mu isoko yabyo, hanyuma ukabicomora. Niyo mpamvu ubuzima bw'umukristo butuye mu Mana. Hanyuma ibi byose tubona gusonza, kubyara tunaniwe, kugajuka, gupfa vuba, ni ibintu isi project. Niyo mpamvu barinze babakerera n'urukero, ariko ntibihakana Imana. Nuko bari barimo gusiba ibintu biprojects, ariko ubuzima bwabo. Mumfashe tuzamurire Yesu icyubahiro muri iteraniro. Mumbabarire muvuge cyane ngo haleluya. Ubuzima aho bikomora isoko yo kubaho, ho ntihagerwa n'urukero, ntabwo bahicisha inyundo, ntihambara ubusa, ntihaba ubugumba, kubera ko ho hariyo ubuzima bwuzuye. Hanyuma Imana yashatse ikibanza gute? Reka mbabwire ikintu gitangaje. Nimba hariho ibintu utasoma ngo ubyumve, ni urugendo rw'umusaraba. Ntushobora kubyumva, ntiwanabishyikira, kuko ni bibi cyane kurenza uko ubizi. Yesu yahuye n'ibibazo bikomeye uburyo udashobora kubyumva. Mukanya uze kumbabarira, niba ajya kumanyagura umutsima urebe, uri bwicwe n'agahinda n'umubabaro, wicwe n'urukundo n'urukumbuzi, kubera ko kuriya kuntu bawumanyagura bihuta ngo bakire iteraniro rya kabiri, niko Yesu yashenjaguwe, babikora bihuta ngo bajye mu isabato. Yesu yabambwe nta rugingo na rumwe rusigaye ku rundi. Kuriya bamanyagura umutsima niko bamushwanyaguje. Kandi babikoze bihuta ngo bajye mu isabato. Hari kuwa gatanu,
badashaka ko izuba ribarengeraho. Hanyuma bafata amatwi barashwanyaguza, amazuru barashwanyaguza, amaso bakuramo, uruhu barashwanyaguza, umusatsi barashwanyaguza, urutoki barashwanyaguza, amaguru barashwanyaguza, bavunamo kabiri umugongo barashwanyaguza. Iriya sahane ubushize narababwiye ngo ihagarariye umusaraba. Hanyuma impamvu Yesu atubwira ngo duhore tubikora tubwibuka kandi hemerewe kubikora abatambyi gusa, nuko cyo gihe hari nabo bamwishe. Hanyuma buri gihe ikintu cyose gikorewe ku igaburo ni igishushanya uko umwami wacu yapfuye. Hanyuma kuriya kuntu badashobora kuwuguha ngo uwuteranye, niko yapfuye bazi ko nta mbaraga zateranya umubiri we, ariko ubuzima buri mu Mana. Haleluya! Ariko ubuzima buri mu Mana bufata umubiri we mu minsi 3 gusa, burongera birawuteranya. Imana idushakira ikibanza muri yo, azamuka umusozi agenda agwirirana, arimo kudusiziriza ikibanza mu Mana, yikorera umusaraba agenda yana adushakira ikibanza mu Mana. Bamutuka ibitutsi byinshi agenda adushakira ikibanza mu Mana, bamucira mu maso adushakira ikibanza mu Mana, bamwambika ikamba ry'amahwa adushakira ikibanza mu Mana, bageraho bamwambika ubusa akidushakira ikibanza mu Mana, bamukubita umugongo barabomora akidushakira ikibanza mu Mana, bamushakira imisumari baramwica, baramubamba batomora intoki adushakira ikibanza mu Mana, batobora ibirenge adushakira ikibanza mu Mana, bamutera icumu mu rubavu adushakira ikibanza mu Mana, bageraho banamushyingura kirimo kudushakira ikibanza mu Mana. Turashimira Yesu ko yabonye ikibanza akatubonera ikibanza mu Mana. Urupfu rwe, imibabaro ye, cyari ikiguzi cy'ikibanza gusa yashakaga mu Mana. Kandi Imana ubwayo niyo yishatse mu mwanya kugira ngo tube. Bimwe mu bintu, kambabwira ikintu gikomeye, sigaje iminota nk'itatu mpite nse. Uru rukundo kuva kera mu kinyejana cya mbere Yesu azuka, nirwo rwamamajwe kugeza uyu munsi. Yesu yavuye amaraso atemba kandi adateze guhagarara. Yavuye rimwe ariko atemba iteka, atemba amanuka, agatemba azamuka, agatembera mu mikingo, agatembera mu bibaya, agatembera mu byaro. Niyo yageze i Nyamasheke nawe waraje, atembera mu muryango w'abapfumu agakuramo umupasitoro, agafata igisambo akakigira umudiyakoni, agafata indaya ikaba umupasitoro, kubera ko ntateze guhagarara gutemba. Ni isoko y'amaraso igenda, haleluya, idahagarikwa na karande, idahagarikwa n'ibyo bavuze ku muntu, idahagarikwa n'uko umuntu asa, ukoresha aho avuka, ahubwo aratemba. Kandi ahantu yiyemeje kwinjira ihinjirana imbaraga nyinshi. Aratobora, amenagura umutima, aratobora, amenagura ingeso, aratobora, amenagura karande, aratobora, aratemba iteka, ntateze kurekera, kuko niyo yonyine yuzuyemo imbabazi. Kandi na n'uyu munsi aracyatemba. Uko akomoka, inkomoko yayo ni ku musaraba, murebeho kandi
yavuye amaraso yo mu mutwe kugira ngo akize ibitekerezo byawe. Buri gice cyose cyavuyemo amaraso, nta gice na kimwe cyasigaye kitavuyemo amaraso, kugira ngo duhinduke abera muri Kristo Yesu. Nuko ibice byacu byose bihura n'amaraso ya Kristo, kandi buri gice gitonyanga amaraso atemba iteka. Mukwiye kuba muri honeymoon na Yesu Kristo, kubera ko reka mbabwire bimwe mu bintu Imana izamfashe, kandi umunsi umwe nzapfa ndabizi, ariko numva nzaba mu gitaramo cyabe, ko mu bintu numva nzahimbamo indirimbo mu ijwi ryanjye rigoromanze, numva nzavuga ku rukundo rw'Imana. Kandi ndi mu bantu batavutse mu miryango mibi, uko data ni umupasitoro, ariko ubupasitoro bwe ntibwabashije kunkiza ibyaha. Niyo yari guhagarara akansengera iminsi 700 apfukamya, no kubeshya ntibyari kuvaho. Niyo twaguteranyiriza etaje dufite hano, tugagukorera fundraising ngo icyaha wakoze mu gitondo kiveho, ntibyakunda, ntibyashoboka. Niyo bagurisha insengero zose za ADEPR mu Rwanda, bakongeraho za Restoration na Zion Temple na Catholique n'igira byinshi, bakegeranya bagashyiraho amafaranga ya ba Bill Gates na ba Elon Musk, Amerika ikagutera inkunga, icyaha kimwe wakoze mu gitondo ntigishobora kuvaho. Ariko amaraso ya Yesu Kristo, mumva bose tuzamura icyubahiro cy'Imana muri iteraniro, mugikiriza cyane, muvuge ngo haleluya. Bibiliya avuga ngo niyo byaba ngo bitukura, niyo washyiraho abana bawe 9 ntago bari kubishobora. Ariko urukundo rw'Imana binyuze muri Kristo Yesu, reka mbabwire, nimba hariho ikintu kidasanzwe gikomeye, ku munsi wo kumwica baramusuzumye, yanyuze mu nkiko 6 zose bareba ko nta cyaha afite, barakibura. Hanyuma bafata umwanzuro wo kumukubita agataha, baramukubita nyine, baramukubita byanyana. Ariko bigeze mu gitondo babona abaturage banze ko ataha, n'abatambyi n'abandi bari gukora umwigaragaro. Hanyuma bashaka umuntu bashobora kubohora, ko hari mu gihe cyo gutanga imbabazi ku mwami Kayisari. Bashaka umuntu babohora, bashatse umuntu babohora, bahitamo igisambo cyarutaga ibindi muri icyo gihe bita Baraba. Hanyuma abantu biyemeza kubo babohora Baraba. Hanyuma abantu b'icyo gihe bari bazi ko baduhimye, nabo bihimye, bazi ko banahimye Yesu. Ariko Baraba yari Isaac burya. Baraba yari wowe, nushaka ukuremo Baraba ushireho izina ryawe. Umunsi bakubohoyemo nibwo yapfuye, kandi bakubohora wari mu binyuma y'abandi, bazi ko babikoreye agahimana, naho bapanze kudukiza by'iteka byose. Tumuzamurira icyubahiro, tumukomera amashyi umunota wose. Turashimira amaraso ya Yesu, turashimira urukundo rwiwe, turashimira imuwagira, turashimira kwidegembya, turashimira umudendezo, turashimira umwuka wera, turashimira umusaraba, turashimira yamba nziza, ariko cyane turashimira umwami Yesu. Turagushimiye muri aya materaniro Yesu mwiza, amen. Mureke dusenga Imana, nagira ngo duhaguruke. Hanyuma ndagira ngo umuntu wese wumva akeneye urukundo rw'Imana, kaba warigeze gusubira inyuma, kuko umuntu ajya ageraho ntarwumve agatakaza